Hello guys, ibisanzwe iyi ni YouTube channel inyuraho amasomo menshi agiye atandukanye aho twavugamo nka financial education cyangwa se financial literacy, tukareba entrepreneurship, geography, history, na general study, literature, and menshi agiye atandukanye. Tukaduhera Oliver, from senior 1 tukagera senior Flavius na Morelius. Reka dukomeze. Flavius and Morelius wonder why Pompey's death should be considered a good thing. Bakavuga ati Flavius na Morelius baba bari kwibaza bashobewe bakibaza bashobewe buryo ki urupfu rw'uyu Pompe wa undi batubwiye ko ari arch-rival. Ubwo ni tuvuga arch-rival ni a chief rival or arch competitor, cyangwa se wari uhanganye nande na Julius Caesar. Bakibaza se ni ukubera iki urupfu rw'uyu Pompe rwafatwa nk'ikintu cyiza, should be considered as a good thing considering the people of Rome used to adore him. Unashingiye ku kuntu abantu b'i Roma cyangwa se abaturage b'i Roma bakundaga kumusingiza, bakundaga kumwereka ko bamukunze mbere y'uko apfa. But they are upset that the people turned their affections so quickly to Caesar. Noneho rero ngo baba barakajwe n'uko abantu bagize iki, bahise bahindukira urwo rukundo bakundaga Pompe bagahita baruha mu buryo bwihuse nde Caesar cyangwa se Caesar, and that Caesar is becoming too self-important. Kandi nanone bakarakazwa n'uko Caesar ari gutangira kuba umuntu w'ingirakamaro cyane. Uri kumva bari bafite jealous. Bakumya bakatubwira ngo even though Flavius and Morelius do not appear again in the play, they are the first to voice the distrust of Caesar that eventually leads to his murder later in the play. Bakatubwira tukabone nubwo Flavius ndetse na Morelius batongera kugaragara nanone muri iyi kinamico yacu, n'abantu ba mbere batugaragariza kutizera Caesar, akaba ari nabyo finally cyangwa se eventually cyangwa se in the end bituma habaho ubwicanyi bwe muri iyi kinamico yacu cyangwa se muri iyi nkuru. Ubwo rero guys, ndakeka mwamenye uburyo kino kibazo wagisubiza bakubaje ati se Flavius na Morelius ni iki baba barakariye mu ntangiriro z'iyi play yacu. Twagiye n'ikibazo cya kabiri tudatinze. Why does Caesar decide to go to the Senate despite his wife's warnings? Ese kuki Caesar afata umwanzuro wo kujya kuri Sena kabone nubwo umugore we aba yagize iki, yamuburiye ati wijyayo barakwica? Ese wabasha kugisubiza? Twagiye na guidance y'igisubizo. Caesar goes to the Senate because his ambition surpasses his desire to comfort his wife. Kugira ngo bino bintu byumve neza rero usabwa kumenya utugambo turimo dusa nkaho dukomeye. Nk'ubu bakoresheje ijambo to surpass. To surpass means to go beyond or exceed something in an adjudicative or literal sense. Kujya kure. Hano icyo bishatse kuba Caesar ajya kuri Sena bitewe n'uko imigambi ye iba iruta ibyo ashaka byo kugira iki, byo gutuma umugore we amera neza yumva atuje. Uko kuntu gutuma umugore we aba comfortable, imigambi ye ibi biruta, ajya beyond. Caesar ajya beyond, imigambi ye y'abashaka ni ukuba umuyobozi akaba umunyembaraga. Ibyo rero by'abashaka bijya kure cyangwa se biruta uko kushimisha umugore we. After Calpurnia's terrifying nightmare that portends Caesar's assassination, Caesar initially agrees to stay home, despite his belief that nothing can change his fate. Nyuma yaho rero Calpurnia umugore wa Caesar abonye inzozi ziteye ubwoba, aribyo batubwiye terrifying nightmares. Abonye inzozi ziteye ubwoba ziba ziri kugaragaza cyangwa se ziri guhishura urupfu cyangwa se iyicwa rya Caesar cyangwa se Caesar. Caesar mbere na mbere in the beginning yemera kuguma hehe iwe mu rugo.
kabone n'ubwo abatizera we ibintu bijyanye na fete we abundi aba yizera yuko nta kintu cyahindura igeno rye. Ukumva mbere na mbere yemera kuguma hehe mu rugo. Midway through the scene, Decius, one of the Senate, not wanting to lie about the reason he refused to attend, Caesar informs Decius of Calpurnia's dream. Noneho Caesar aba yubahirije inama y'umugore we yo kutajya kuri sena, ariko hakaza umwe mu basenateri ari we witwa Decius cyangwa se Decius, akaza noneho akaza aho ngaho kwa Caesar. Noneho Caesar akanga kugira iki, kubeshya, ngo abeshye impamvu yaba yatumije ataza kwitabira hehe aho ngaho kuri sena, atatendinze. Caesar rero agahitamo kubwiza ukuri Decius, akamubwira ati impamvu ntaje ni ukubera inzozi Calpurnia yambonyeho. Knowing that the needs to convince Caesar to come. Ibyo ngibyo rero yabikoraga. Yes, Decius tells two lies. Ibyo noza Decius avuga ibintu bibiri cyangwa se ibibeshyo bibiri, ibinyoma bibiri, kugira ngo atume Caesar agira iki aza. Twagiye tureba ibyo ari byo. First, icya mbere, he reinterprets Calpurnia's vision, insisting that the blood in her dream does not represent death, but instead represents the life and the renewal Caesar will bring about for the Romans. Ikiboshye cya mbere cyangwa se ikibeshye lie ya mbere abeshya nde Julius Caesar niyi. Yongera gusobanura za nzozi za cyangwa se y'amayerekwa ya Calpurnia umugore wa Caesar, akamwemeza buryo ki ayo maraso yabonye mu nzozi ze yatagaragaza iki urupfu, ahubwo yagaragaza ubuzima bushya bwo Caesar agiye kuzanira iki Roma. Icyo ni ikibeshyo cya mbere. Twagiye n'ikibeshyo cya kabiri, uyu Decius agiye kubeshya nde Julius Caesar. Second, icya kabiri, Decius says the Senate plans to crown Caesar the first emperor of Rome. Ikibeshyo cya kabiri rero uyu Decius abeshya nde Julius Caesar ni iki? Uyu Decius abwira Caesar yuko sena iri gupanga kumwambika ikamba akaba impera cyangwa se umwami w'abami wa Roma, kuko Roma yari empire itandukanye n'iki na kingdom. Kingdom ni ubwami buto kandi bumwe, mu gihe empire ari itsinda ry'ubwami bwagiye bwiteranya cyangwa se ubwami bunini cyane. Decius's two lies stoke Caesar's thirst for power and convince him to go to the Senate despite Calpurnia's warnings, ultimately leading to Caesar's doom. Ibyo bibeshyo cyangwa se ibyo bibeshyo, yes, izo lies ebyiri, ibyo bibeshyo bibiri uyu Decius abeshya nde Caesar, bimera nk'ibikanguye inyota ya Caesar yo kugira iki, yo kuba umunyembaraga. Noneho akabasha kumwumvisha buryo ki agomba kuza hehe kuri sena, kabone n'ubwo Calpurnia aba yamuburiye. Finally rero ibyo nibyo bituma Caesar agera kuri doom yiwe. Ubwo nituvuga doom turaba tuvuze destiny, especially terrible one, igeno ariko ribi. Ubwo muri kumva impamvu rero Julius Caesar yemera kujya kuri sena, kabone n'ubwo Calpurnia umugore we aba yagize iki, yamuburiye. Twagiye n'ikibazo cya gatatu. Why does Brutus allow Antony to speak at Caesar's funeral? Ese ni ukubera iki Brutus, umwe mu bagambanyi, yemerera Antony, ya nshuti yandi ya Caesar, kuba yagira icyo avuga mu gihe bari ku mihango yo gushyingura Caesar, mu kiriyo cya Caesar? Ushobora kwibaza ati se ni gute Brutus yakemerera umuntu nka Antony w'inshuti ya Caesar ngo agire icyo avuga
kuri Caesar's funeral. Icyo kibazo nawe wakibaza, utarasomye play yose ntago wayisubiza, ariko ngiye kugufasha ubimenye fresh. Twagiye rero tugiye kureba impamvu Brutus yemerera Antony ngo agire icyo avuga, atange speech kuri Caesar's funeral cyangwa se ku kiriyo cya Caesar cyangwa Caesar. Twagiye. Answer: Brutus allows Antony to speak at Caesar's funeral in the hopes that doing so will work to the conspirators' benefit. Brutus yemerera Antony ngo agire icyo avuga ku kiriyo cya Caesar, yizeye ko cyangwa se yiringiye yuko ibyo biraza kugira ikintu byakora mu nyungu z'abagambanyi, conspirators, abagambanyi. Brutus plans to make a speech to the Roman people outlining the reasons for Caesar's death, and he tells Antony that he can speak afterward. Brutus wa apanga kuza gutanga imbwirwaruhame ayibwira ki abantu ba Roma cyangwa se abaturage ba Roma, akagenda agaragazamo impamvu zatumye Caesar apfa. Noneho akaza kubwira Antony yuko nawe yaza kuvuga amukurikiye. Brutus instructs Antony to speak well of the conspirators. Ariko Brutus aza guha amabwiriza uyu Antony, ya nshuti ya Caesar, ibitagize uruhare mu bugambanyi bwabo. Yes, akaza kumuha amabwiriza akavuga ati uravuga bino kandi uze kuvuga byiza, tuvuge neza, ntuvuge uri kuduteza abaturage ba Roma yuko ari twebwe twishe nde Caesar. Ibyo bivuga muri aya magambo akavuga ati you shall not in your funeral speech blame us. Ntabwo ugomba kudushinja mu mbwirwaruhame uraba uri kuvuga mu kiriyo cyane cya Caesar, but speak all good you can devise of Caesar. Wowe uvuge wowe ibintu byiza byose bya Caesar, and say you do it by our permission. Ariko nanone uvuge yuko ibyo ngibyo wabikoze bitewe n'iki, n'ubusabe bwacu cyangwa se n'uruhushya rwacu. Cassius strongly objects to this plan, pointing out that there is no way to know how much the people may be moved by that which he will utter. Cassius we yanga uwo mugambi wo kwemerera Antony kugira icyo avuga kuri Julius Caesar's funeral. Akavuga ati nta kuntu n'ubundi twamenya ibyo araza kugira iki kuvuga, cyangwa se buryo ki how much the people may be moved by that which he will tell. Akavuga ati ibyo aravuga ubundi ibyo birahinduraho iki, abantu araza kuba ari kugira iki kubwira. To utter, verb to utter means to produce a speech or other sounds, kugira ijambo with one's voice, wifashishije ijwi ryawe. To utter means to say, to speak or to let out. Byose ni kimwe. Twagiye kumva Brutus yes agerageje guha umwanya guha ijambo Antony ngo agire icyo avuga, kugira ngo wenda arebe ko hari icyo byakora muri benefits cyangwa se mu nyungu z'abagambanyi. Turacyari gusubiza ikibazo. Brutus insists, however, that having Antony speak at Caesar's funeral will help to justify the conspirators' action in the eyes of the Roman people. Noneho Brutus akagumya akagira insistinga cyangwa se agahatiriza, akavuga ati wapi, kugira ngo ikintu nuza Antony nagira icyo avuga. Yes, akavuga ati Antony nagira icyo avuga ku kiriyo cya Caesar biraza kudufasha kugira iki, to justify. Ubwo hano nituvuga to justify turaba dushatse kuvuga
to provide an acceptable explanation for, cyangwa se biraza kudufasha gutanga ubusobanuro bwiza busobanurira ibikorwa byacu by'ubugambanyi mu maso y'abaturage ba Roma, in the eyes of the Roman people. Guri kumva Brutus agumye gushimangira buryo ki Anton agomba gutanga ki ijambo imbere y'abaturage ba Roma, mu gihe Cassius we yari yabyobjectinze cyangwa se yabyanze, akavuga ati bino bintu ntacyo birahinduraho, ahubwo araduteza abantu. Twagiye reka dukomeze. Later this plan goes awry. Finally rero uyu mupango wabo ugenda uba awry. Nituva awry biraba bishatse kuvuga improperly, cyangwa se bigenda uko batabipanze, bigenda nabi cyane. Although Brutus's words temporarily win the crowd's sympathies, Antony goes on to deliver a moving speech full of masterful rhetoric that quickly turns the Roman people against the conspirators, leading to a riot and later war. Twagiye. Antony nk'uko bari babipanze, Brutus nk'uko bari babipanze niwe urabanza agatanga speech, noneho Antony agakurikiraho. Yes, niko bigenda. Noneho Brutus agatanga speech ari kwiregura, noneho akigarurira abaturage, bumva bakumva bagize n'impuhwe byose. Antony noneho nawe agakurikiraho agatangira gutanga speech yiwe irimo ubumenyi bwinshi bwo kuvuga, rhetoric, ubumenyi bwo gutanga speech. Yes, finally bugahita buhindura abaturage ba Roma, bagahita batangira iki kugwanya, akigarura abaturage ba Roma bagatangira kugira iki kuvumbura ibikorwa bibi by'ababagambanyi, bagatangira guturning against them, bigatuma habaho imyigaragambyo, noneho finally biza gutuma habaho iki intambara. Brutus's mistake in letting Antony speak derails the conspirators' cause and leads to tragedy. Ngayo iryo kosa rya Brutus gutuma Antony avuga bituma bigira ingaruka ku bagambanyi bose babishe nde Julius Caesar, bigatuma bikaridinga to tragedy, cyangwa se bikababera bibi cyane kurushaho. Buri kumva rero impamvu Brutus yashakaga yuko Antony yavuga ku kiriyo cya Julius Caesar, ndakeka wayumvishe ko ari ukugira ngo ibikorwa byabo bibe justified, babone uburyo babisobanura, sibyo? Nkuko Brutus yari abizi akavuga ati nitureka Antony akavuga ku kiriyo cya Caesar, biraza kudufasha gusobanura ibikorwa byacu by'ubugambanyi mu maso, gutanga impamvu zumvikana buryo ki twabikoze mu maso ya Roma, cyangwa se mu maso y'abaturage ba Roma. Guys, ibuka gukora subscribe niba ari ubwa mbere, ukore share, ukore like, ukorike kuri ring, kugira ngo n'izindi videos z'ingirakamaro nk'izi ujye uzibona. Twagiye n'ikibazo cya kane. Question number 4. How does Cassius die? Ese Cassius, umwe muri ba bagambanyi, umwe wari uri kwanga yuko Antony yavuga, ubundi muri iyi play, muri iyi kinamico yacu, apfute? Cassius kills himself with the same sword that killed Caesar because he believes his friend Tinius has been captured by enemy troops. Ese wari ukizi ubundi? Twagiye. Cassius ariyica ubwe, akiyica yifashishije inkota yicishije nde Caesar, bitewe n'uko aba yizera yuko inshuti ye Titinius yarangije gufatwa n'ingabo z'abanzi. Cassius twagiye tureba ubundi bigenda ute kugira afate uwo mwanzuro wo kwiyica. Cassius sends Titinius to ride to a distant camp and determine whether the camp belongs to friends or enemies. Cassius yohereza Titinius
ngo atware ifarashi agende aha ku nkambi aho baba bakambitse mu ntera ndende, agenda amenye neza niba iyo kampu cyangwa se aho ho bakambitse hakibarizwa ku nshuti ze cyangwa se harangije gufatwa n'umwanzi. Pindarus, Cassius's servants, reports that a group of men on horseback surround Titinius and take him captive. So, Cassius yohereza Titinius ngo agende arebe aho inshuti ye iba ikambitse n'igisirikare cyayo, imenye niba hakibarizwa kuri iyo nshuti ye cyangwa se hararangije gufatwa n'abanzi. Pindarus akaba ari umusaventi cyangwa se umukozi wa Cassius, niwe boherezayo nyine, noneho akagenda akazana amakuru avuga yuko itsinda ry'abagabo cyangwa se ry'abasirikare bicaye ku mafarashi bari bazengurutse Titinius, noneho bakamufata nk'imbohe. Aggrieved and ashamed that he should live so long to see my best friend to end before my face, Cassius decides he too must die. Cassius akavuga ati, hano hari ijambo bakoresheje aggrieved and ashamed. Ashamed yo turabizi kari isoni n'ikimwaro, ariko to aggrieve ni to cause someone to feel pain. Niba umuntu ari aggrieved rero yumva arababaye cyane, sorrow to cyangwa se to afflict. Cassius akimara kumva yuko inshuti ye yafashwe nk'imbohe, yumva ababaye cyane, yumva sorrow cyangwa pain and ashamed, akumva afite n'isoni n'ikimwaro, kumva afite ikimwaro, akavuga ati ntabwo ngomba kubaho mbona iyi nshuti yanjye magara yafashwe bunyago. Cassius akavuga ati nanjye ngombe gupfa. However, Cassius does not take his own life, technically avoiding suicide as he instructs Pindarus to guide the sword. Ngariko Cassius ntago yiyambura ubuzima, mu buryo rero bwo kugira ngo yirinde kuba yakiyahura cyangwa se yakiyica, ategeka Pindarus umukozi we cyangwa servant we ngo ayobore inkota ayimushinge, agatega noneho Pindarus akamuyoboreramo inkota akayimucumita cyangwa se akayimushinga mu nda. Guys, ibintu aba ari danger. Abagabo ba kiriya gihe babaga bafite umutima ukomeye, kavuga ati aho kugira nanjye mfatwe mbone n'inshuti yanjye yafashwe bunyago, nakiyica. Reka twikomereze. The audience learns immediately after Cassius dies that Titinius was never captured and is alive among friends. Ngariko aba audience cyangwa se twe turi gusoma yino nkuru, finally n'ubundi tuza kuvumbura yuko cyangwa se kumenya yuko Titinius atigeze afatwa, kandi ko akiri muzima, akaba ari mu nshuti, atari mu banzi, atafashwe n'abanzi. Cassius thus kills himself for no good reason. Kubw'iyo mpamvu rero Cassius ariyica nta mpamvu igaragara yagakwiye gutuma agira iki yiyica. Although he appeared politically savvy and cunning throughout the play, Cassius proves in the final act he is not as shrewd as the audience is led to believe. Kavuga ati rero nubwo uyu Cassius agaragaraga nk'umuntu w'umuhanga mu bya politike, ufite ubumenyi bwinshi mu bya politike, uko tubireba muri play,
nk'ukuntu yari yavumbuye yuko Anton ashobora kubagambanira akabateza abaturage ba Roma, akaba ari nako bigenda. Muri iki gice cya nyuma cyangwa se mu gakino ka nyuma cyangwa muri final act, bigaragara yuko ari umuntu usanzwe, atari umuntu urenze nk'uko twe audience cyangwa se abasomyi tuba twagize iki, twabyizeye. Twagiye rero turebere hamwe ikibazo cya gatanu. Question number 5. Was assassinating Caesar the right decision? Was assassinating Caesar the right decision? Ese kwica Caesar wari umwanzuro mwiza cyangwa se wa nyawo? Cyari icyemezo kizima? Kanze turebe. Ese wowe ubyumva ute? Turebe ibyo badusubiza. The conspirators justify the assassination of Caesar by claiming that they want to preserve the Roman Republic in which no one is king and the ruling aristocrats are equals. Ngabagambanyi rero bo basobanura iyicwa rya Caesar nk'uko bo babugaragaza nk'uburyo bwo gushaka kugira iki, kurinda Repubulika y'i Roma, aho nta muntu uba uhari ngo ni umwami ndetse n'aba ruling aristocrats cyangwa se aba ruling aristocrats bose ari equal. Ubwo nituvuga aristocrats turaba tuvuze opposite ya ba commoners. Aristocrats ni abantu ni a people of rank in a community, abantu bafite icyubahiro bubashywe muri community cyangwa se mu muryango mugari cyangwa muri societe. Akaba ari umwe uva mu bantu bayobora, one of a ruling class, a noble originally in revolutionary France. Icyo gihe twabireba cyane cyane mu mpinduramatwara y'abafaransa, habagayo ba peasants, aba noble n'aba middle class n'aba clergy. Rero umwe mu ba noble muri abo bantu bavuga ari kijyana. Yes, twagiye. Turacyari gusobanura ese kwica Caesar byari ibintu byiza? Abagambanyi bo bakavuga ati kumwica ni ibyo, bitewe n'uko turi gushaka kugira iki, gusigasira Repubulika ya Roma, tugakuraho ibintu bya cyane. Yes, bakabona kutubwira ngo ni gusigasira Roman Republic in which no one is king and the ruling aristocrats are equals. So if Caesar claims absolute power and becomes crowned as a king, the Roman Republic will end as they know it. Bakavuga ati rero uyu Julius Caesar nitutamwica akaba umwami, akagira ububasha n'imbaraga nyine z'abamuzi ko baba bafite imbaraga nyinshi cyane zitagereranywa, yes, akaza kwambikwa ikamba ry'ubwami, Roman Republic cyangwa se Repubulika ya Roma cyangwa se systeme y'imitegekere ishingiye kuri Repubulika ya Roma iraba igeze ku iherezo ryayo, kandi ibyo bari babizi neza. While Julius Caesar does show that the conspirators have some valid reasons to fear Caesar, mainly because Caesar really does regard himself as superior. Yes, kabone nubwo Julius Caesar atagaragariza abo bagambanyi yes yuko hari impamvu zigaragara zatuma bamutinya, ariko mu busanzwe yes, Julius Caesar yifata nk'umuntu uri superior cyangwa se urenze, umunyembaraga usumbya abandi. The play presents this decision as a mistake in several ways. Ariko iyi play cyangwa se iyi nkuru yacu igaragaza uyu mwanzuro. Ubwo turi gusubiza, ese uyu mwanzuro wo kwica Caesar wari umwanzuro wo nyawo cyangwa se wapi? Ntabwo byari byo. Ariko ngiyi play igaragaza uyu mwanzuro cyangwa se decision nk'ikosa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. First, iyi play yo igaragaza yuko rero itari right decision. Twagiye turebe impamvu ya mbere ibisobanura. First,
Impamvu ya mbere, the assassination does not accomplish what the conspirators intended to do. Yes, the republic is never restored. Impamvu ya mbere igaragaza yuko uyu mwanzuro utari wa nyawo, utari wo, ni uko uko kwica Siza cyangwa se ubwo bwicanyi bwabayeho ntabwo butuma bagera ku cyo aba bagambanyi bari bashaka kugeraho, cyo kubaka repubulika, bitewe n'uko repubulika ntabwo yongera gushyigwaho. And Antony and Octavius rise up to take Caesar's place as rulers, with Octavius eventually becoming the first Roman emperor. Yes, ngo Antony ndetse na Octavius nibo bazamuka bakaza gusimbura umwanya wa Caesar nk'abayobozi, aho usanga Octavius finally cyangwa se ultimately cyangwa se eventually aza kuba impera cyangwa se umwami w'abami wa mbere w'i Roma. Iyo ni impamvu ya mbere igaragaza yuko itari right decision. Iyo mpamvu ya mbere ni uko ibyo bashaka byo gushiraho Roma itegekwa mu buryo bwa repubulika bitaje kuba accomplished cyangwa se achieved. Impamvu ya kabiri rero, second one is the play presents the decision to assassinate Caesar as ultimately Brutus's decision, and that decision is portrayed as a fateful mistake, a dark choice with sinister consequences. Yes. Impamvu ya mbere nuko iyi play igaragaza yuko uyu mugambi cyangwa se iki cyemezo cyo gufata icyo kwica Caesar ubundi mbere na mbere cyari decision ya Brutus. Noneho iyo decision ikaza kugaragazwa nk'ikosa rikomeye cyane, akaba ari amahitamo y'umwijima, a dark choice with the sinister consequences, yafite ingaruka nyinshi mbi cyane. The audience sees Brutus is tempted by Cassius's lies and stratagems. Ngo abasomyi b'inkuru tuza kumenya yuko Brutus yaje gushukwa n'ibibeshyo bya Cassius ndetse na stratagems, misleading him into thinking the Roman people want him to kill Caesar. Bakamubeshya, bakamujijisha, bakamumisleadinga, bigatuma atekereza yuko abaturage b'i Roma bashaka ko Julius Caesar yakicwa. The decision itself is made in sinister circumstances, in the midst of a storm and with the conspirators masked. Ngo uyu mwanzuro w'ubwawo wakozwe mu ngaruka mbi cyane, mu gihe hari mu nkubiri y'umuyaga, harimo imvura n'inkuba byose, ndetse n'abaconspirators bambaye za maske. As with any tragedy, this decision leads to Brutus's inevitable downfall and death. Ngo nka tragedy cyangwa se inkuru nteragahinda zose uko birangira n'ubundi uyu mwanzuro Brutus afata utuma agwa mu rwego rukomeye akapfa. Uri kumva rero umwanzuro wo kwica Julius Caesar ntago wari right decision. Iki kibazo bashobora kukikubaza simply kugira bamenye niba warasomye yino play. Twagiye rero umuryango mugari rero wa Ishsaid Group, munyemerere turebere hamwe ikibazo cya gatandatu. Kiravuga kiti, why does Cassius hate Caesar? Ese kuki Cassius yanga Caesar? Ese urabizi iyo mpamvu? Okay, twagiye n'igisubizo urakigereranya n'icyawe. Cassius hates Caesar because he is jealous of Caesar's power, and he believes that Caesar is a weak man and therefore undeserving of the power and admiration he has been given by the Roman citizens. Cassius yanga Caesar simply because aba afite iki?
jealousy cyangwa se jalousie cyangwa se ishyari ryo kuba Caesar yaba umunyembaraga. Noneho Cassius akizera yuko Caesar ubundi ari umuntu w'umunyantege nkeya. Kubw'iyo mpamvu rero akaba adakwiriye kugira izo mbaraga n'urwo rukundo rwo gukundwa n'uko gukundwa aba yarahawe n'abaturage ba Roma. To highlight his feelings, Cassius describes to Brutus how he once saved Caesar's life when the two raced each other across the Tiber River. Noneho kugira agaragaze ibyo byiyumvo bye by'urwanga bafitiye Caesar, Cassius aba afitiye Caesar, aza kubwira Brutus buryo ki hariho igihe yatabaye ubuzima bwa Caesar cyangwa se yatabaye Caesar mu gihe bo bombi uko ari babiri bari gusiganwa bambuka umugezi wa Tiber. While he tells the story, he reveals his anger and resentment toward Caesar when he suggests that Caesar is now became a god and Cassius is a wretched creature who must bend his body to him. Mu gihe rero bari kubwira iyo nkuru inde Brutus, Cassius aza kugaragaza umujinya mwinshi n'agahinda aba afitiye inde Caesar, mu gihe aza kugaragaza yuko Caesar ari gutangira kumera nk'ikigirwamana, mu gihe Cassius we aba ari kumera nk'ikiremwa cyatawe, wretched creature cyangwa se dejected creature kigomba kumwunamira, who must bend his body to him. During this conversation with Brutus, Cassius goes on to spitefully explain Caesar's epileptic fits as another sign of the would-be emperor's weakness. Mu gihe rero Cassius aba ari kubwira Brutus, haba ari abantu babiri bahuye bagiriye ishyari nde Julius Caesar. Yes, mu gihe rero bahuye hano batubwiye ati ngo spitefully, in a spiteful manner, cyangwa se spite bivuze hearted, yes, mu rwango. Uyu Brutus nawe asubiza Cassius ariko akabimubwira mu rwango, urwango rwo yaba ari kwanga nde Julius Caesar, akavuga ati ubundi Julius Caesar ntago ari fit, hari indwara arwaye, afite epileptic, hari indwara ya epilepsy. Epilepsy ni indwara condition in which the sufferer experiences seizures or conversions and blackouts. Ni indwara y'umusonga cyangwa se gutitira tu. Akavuga ati iyo ndwara ya epilepsy Julius Caesar arayigwaye. Nanone akavuga ati icyo ni iyindi evidence cyangwa se proofs yo kuba ari umuntu w'umunyantege nkeya atagomba kuba impera cyangwa se umwami w'abami. Caesar's physical weakness, in contrast with his overreaching power, leads to Cassius to judge Caesar as a danger to Rome. Kavuga ati ariko ngo izo ntege nkeya za Caesar zo ko aba agwaye iyo ndwara ya epilepsy, yes, bituma uyu nguyu Cassius judging cyangwa cy'urubanza kayasa akavuga ati Caesar ntabwo agomba kuba umwami, ahubwo ni danger cyangwa se n'icyago kuri Rome na Repubulika. He fears that Caesar will become emperor, ariko ubundi zaba ari impamvu z'urwitwazo, ubwo we abatinya yuko Caesar yaba umwami cyangwa se aba anamufitiye ishyari, and strip the senators of their powers, essentially enslaving them. Akavuga ati naba umwami abasenateri azahita bambura ububasha, finally noneho ahita agira abagira abacakara cyangwa se abakozi be. Icyo cyari ikibazo cya karindwi kidusobanurira buryo ki Cassius yanga Caesar. Ndakeka wabyumvishe. Nshuti bavandimwe, reka twikomereze n'ikibazo cya karindwi.
icyo cyari icya gatandatu, tugiye ku cya karindwi. Yes, what is the significance of the comet? Ese comet isobanuye iki? Comet ubundi mu busanzwe ni an object in space, cyangwa se ikintu mu isanzure, that looks like a brighter star, igaragara nk'inyenyeri iri kumurika cyane, with a tail and that moves around the sun. Iyo nyenyeri iri kumurika cyane kandi ikaba ifite umurizo, iri kugenda izenguruka izuba. Iyo niyo comet. None comet isobanuye iki? Comet muri play Julius Caesar. The comet's appearance mainly serves as an omen foreshadowing Julius Caesar's impending assassination. Uku kugaragara kwa comet mbere na mbere cyangwa se mainly bigaragaza nka omen cyangwa se ikimenyetso kiri ku foreshadowing cyangwa se kiri kugaragariza imbere y'igihe urupfu rwa Julius Caesar, iyicwa ryiwe. However, Shakespeare also uses the comet to characterize Caesar's ego as his tragic flaw. Ngariko Shakespeare yanakoresheje comet mu kugira tugaragarize Caesar's ego cyangwa se ukwiyumva kwa Caesar nka weakness ye yatumije aba tragic flaw, nk'imugeza ku byago byinshi. Calpurnia suggests the comet's purpose when she explains, when beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth for the death of princes. Calpurnia nawe agaragaza purpose y'iyi comet igihe asobanura akavuga ati iyo abasabirizi bapfuye ntabwo comet zigaragara, ngo n'amajuru y'ubwayo agira ibishashi by'umuriro, ariko mu gihe habayeho urupfu rw'igikomangoma, ari kugaragaza yuko iyo umukene yapfuye nta comet zigaragara, ariko iyo umukire cyangwa se igikomangoma cyangwa se undi muntu ukomeye yapfuye n'amajuru y'ubwayo abimenya. Yes, such a descriptive sets the comet up as one of three omens that portend the death of Caesar. Ibyo ku kuntu rero bagenda bavuga comet uko igenda igaragara muri Julius Caesar, bituma ijya muri three omens cyangwa se mu bindi bimenyetso bigaragaza yuko hari ikintu kibi cyenda kuba, bitatu biba bigaragaza iki urupfu rwa Caesar. The others are the soothsayer's prophecy and Calpurnia's dream. Ubwo izindi omens ni bwa buhanuzi bw'umupfumu ndetse n'inzozi za Calpurnia. By having Caesar flippantly ignore these three blatant omens, Shakespeare highlights Caesar's ego as a central factor in his downfall. Yes, uku kuntu rero nuza izi omens eshatu nuza Caesar yanze kuzubahiriza cyangwa se kuzumvira, uyumve koko ko ari ibimenyetso byatuma agera ku iherezo ryiwe. Nuza uyu Shakespeare cyangwa se uyu mwanditsi w'iyi play azifashisha ari kugaragaza buryo ki ego ya Caesar ariyo mpamvu y'ingenzi cyangwa se central factor mu kugwa kwiwe, in his downfall, in his collapse. Yes, ego rero bisobanura the good opinion that you have of yourself. Kuko kwiyumva, yes, nibyo bikora kuri Caesar, akanga gukurikiza inama baba bamugira cyangwa se bamuburira. Tudatinze rero reka tugende n'ikibazo cya 8.
Why does Caesar refuse the crown when Antony offers it to him? Ese kubera iki Caesar, Julius Caesar, yanga ikamba mu gihe Antony aba ari kurimuhereza? Caesar ni ukubera iki aryanga? Kandi tuzi yuko ari umuntu ukunda, ufite inuza fast cyangwa se inyota yo kuba umuyobozi. None aryangira iki? Twagiye n'igisubizo. Ese wowe urabizi? Twagiye ku bumenyi cyangwa se kuri information zo wari ufite kuri iki kibazo, uzongereho n'ibi ngiye kukubwira. Aracyari Teacher Cedric wo muri kubana muri iri somo ry'uyu munsi rya play ya Julius yitwa Julius Caesar ya William Shakespeare. So twagiye. Why does Caesar refuse the crown when Antony offers it to him? There are differing responses to this question, depending on which character provides the answer. Hari ibisubizo byinshi bigiye bisobanuye bisubiza iki kibazo. Kibazo tese kuki Julius Caesar yanze ikamba ryo kuba umwami mu gihe Antony yageragezaga kurimuhereza inshuro zirenze imwe cyangwa ebyiri. Yes, depending on which character provides the answer. Dushingiye rero ku muntu uwo ari we wese waba uri gutanga, cyangwa se ku mukina nkuru uwo ari we wese waba uri gutanga igisubizo. Twagiye. Casca explains to Brutus and Cassius that in the arena, Caesar refused the crown every time Antony offered it, because each time he refused, the crowd responded appropriately. Casca basobanura Brutus ndetse na Cassius yuko igihe bari muri arena, Caesar yagiye yanga ikamba buri nshuro yose uyu mugabo Antony yageragezaga kurimuha, ngo bitewe nuko rero buri uko yanga Antony yageragezaga kurimuha noneho Caesar akaryanga, imbaga y'abantu benshi cyangwa se abari bakurikiye aho muri arena, abaroma, muri Roman people bahitaga basubiza yes responded appropriately, bavuza akaruru, kuko baravati ngo no wapi, ugomba kuba iki, umwami. Ariko Caesar we akabyanga. Casca observes that Caesar's refusal was essentially theater, and that he was simply pandering to the crowd. Casca we rero ntakunda abifata, aravuga ati yes, uku kwanga gufata iri kamba kwa Caesar ni ibintu byari biri kugaragaza yuko, ariko mu buryo buri implied cyangwa se butari explicitly mu cya directly, ibintu byari biri kugaragaza yuko Caesar yari ari kuryanga kugira ngo ajijishe, amere nk'uri kujijisha abaturage, abereke yuko ikimushishikaje cyane atari imbaraga, kandi nyamara burya umutima ashobora kuba yaragize iki, yarashaka kuba umunyembaraga. On the other hand, ubwo icyo ni igisubizo twaba dukuye kuri Casca. Turebe kuri ruhande, turebe kuri Antony. Antony uses the same incident to reveal that Caesar refused the crown because he was not ambitious or power hungry. Mu gihe kuri Antony we yari ari we yagaragazaga yuko kuba kuba Julius Caesar ari kwanga iri kamba ari ukubera yuko we imigambi ye cyangwa se atapanga cyangwa se atashishikajwe no kugira iki, no kuba umuyobozi cyangwa se no kugira imbaraga. However, it is more likely that Caesar's motivations were as Casca implies. Ariko ubundi turi kubona yuko iby'ingenzi cyangwa se ibifite amahirwe menshi ni uku kuntu Casca yagize iki, yabivuze.
iwe nuza yarashaka imbaraga cyangwa se yarashaka ubwo buyobozi, ariko akagerageza kugaragaza yuko atari power hungry cyangwa se atashonjeye imbaraga. Theatrically refused the crown to further secure the hearts and minds of the people. Yes, rero Julius Caesar yanze gufata iri kamba kugira ngo yigarure imitima n'intekerezo z'abaturage ba Roma, and he fully intended to accept the crown when the Senate officially offered it to him. Yes, ngo yaranari able gufata cyangwa se kwakira iryo kamba mu gihe abasenateri bari bagiye kurimushyikiriza, kuko na cyagiye aviwe mu rugo akajya muri sena yari yagiye yari agiye kwakira ikamba. Ikigaragaza rero yuko atari uko ari uko kasika bivuga, nibyo by'ukuri, bitewe n'uko Julius Caesar yari arimeze nk'uri kujijisha, agaragaze yuko ari umuntu udashaka ibyubahiro cyangwa imbaraga. Twagiye n'ikibazo cya 10. Why does Antony shake hands with the conspirators? Ese kuki Antony asuhuzanya n'abagambanyi? Twagiye rero n'igisubizo. Ese muvandimwe, wowe uzi impamvu Antony yaba asuhuzanya n'abagambanyi? Niba uyizi, yigereranye n'ibi tugiye kuvuga, wumve niba wari wagize wagikoze. Twagiye rero. Antony shakes hands. Yes, Antony shakes hands with the conspirators to make them believe that he does not have ill intentions toward them. Antony asuhuzanya n'aba bagambanyi kugira ngo atume bizera yuko nta migambi mibi cyangwa se nta migambi mibisha abafitiye. He ultimately desires to take a brutal revenge against the group. Ngo ubundi finally aba afite yifuza kuzakora akihorera mu bugome bukabije bw'indengakamere, akihorera kuri iri tsinda y'aba bagambanyi. But he is aware that confronting them directly after Caesar's murder would likely prove fatal for him. Akavuga ati ariko ntangiye kubagwanya aka kanya nyuma y'urupfu rwande rwa Caesar, byatuma byangeza ku iherezo ribi, byangereza kuri fate or destiny iri mbi. Showing great wisdom, inner resolve and patience, Antony makes mice with the conspirators and relies on his unassuming reputation in order to bide his time, turn the people against the conspirators, and raise an army to enact his revenge against them. Yes, ngariko hari igikorwa nuza uyu Antony akora ukabona ko afite ubwenge, akagikorana ubuhanga n'ubwenge bwinshi. Yes, agafata umwanzuro. Ubwo nituvuga to resolve, nituvuga rino jambo ryakoresheje ryitwa resolve, turaba tuvuze to find a solution, yishakamo igisubizo. Inner resolve ubwo ni ukwishakamo igisubizo. Yes, yishakamo igisubizo, akanagaragaza na patience no kwihangana bitewe n'ubwo baba bamurakaje byahatara, akavuga ati ariko nzabakorera iki ubugome. Antony akora icyitwa ngo he makes mice. To make mice bisobanuye sorry, to make mice bisobanuye to be, possibly alluding to a cat being distracted by a mouse, just to be distracted or inattentive. Ni nko kwijijisha. Reba ukuntu inuza impusi ishobora kwijijisha yuko
itagize iki itashaka imbeba cyangwa se itari guhiga imbeba, kugira ngo imbeba yizere yuko impusi itayibonye niza aho irayibona ihita iyikacira. Rero na nuza niko bakina, making a mice with the conspirators, abereka yuko nta kibazo bafitanye naho kumbi aba abibikire, noneho bigatuma abona akanya ko gutegura ibintu bye neza, noneho final akaza kubagwanya abo bagambanyi, akaza azanye n'igisirikare agakora revenge akihorera. Iyo rero niyo mpamvu Anthony asuhuzanya n'abagambanyi, ntabwo kubasuhuza aba ari uko aba bakunze cyangwa se abashimira ibyo bakoze, ahubwo aba ari ukugira ngo abijijisheho finally azabakorera icyitwa revenge. Twagiye n'ikibazo cya 11. Why does Caesar's will have such a powerful impact on the plebeians? Ese ni ukubera iki ibyo nuza iriya will ya Caesar, nituvuga will ni nk'ibyo umuntu aba ateganya kuzakora, cyangwa se will ishobora no gusobanura inyandiko igaragaza uko imitungo umuntu runaka witabye Imana yayigabanyije abamukomokaho cyangwa se inshuti ze cyangwa abana be. Will ishobora kugaragaza your intention, icyo uri gupanga gukora, cyangwa se what you wish to do, cyangwa se kwacivinga ibintu nk'ibyo. Rero bimwe ya migambi yo Caesar yari ashaka kugeza ku baturage b'i Roma, ari byo Anthony yagiye abagezaho. Kuki bigira iyo effect cyangwa se iyo impact iri powerful ku ba plebeians? Nituvuga plebeians wumve common people, abaturage bo mu cyiciro cyo hasi. Opposite ya plebeians ni aristocrats. Twagiye kuki ibagira, kuki nuza Anthony abasomera inyandiko y'ibyo Caesar yari yifuza ko kuzabagezaho, noneho bikabagiraho ingaruka, mbese bikabahindura cyane, bagahita batangira kugira turning against the conspirators. Twagiye turebe impamvu. Yes, it is not the actual contents. It is not the actual contents of Caesar's will that have a powerful impact on the plebeians, but rather it is Antony's reading of the will. Ubundi ntago ikiba cyanditse muri iyo will ya Caesar cyangwa se muri iyo nyandiko igaragaza ibyo Caesar yari kuzagereza kuri Roma, ntago ari cyo kigira ingaruka iri powerful ku ba plebeians, ahubwo ni Anthony uko gusoma kw'iyo will nibyo bigira ingaruka kuki, cyangwa se bituma abaturage ba Roma bahinduka, ziko baba bamajije kwigarurirwa umutima na speech ya Brutus w'umugambanyi. Bakatubwira ngo he essentially uses will as a rhetorical device that symbolizes Caesar's love for the plebeians and the betrayal he endured at the conspirators. Yes, Anthony ugusoma kw'iyo will ye abyifashisha nk'ikintu cyamufasha gutambutsa ubutumwa neza, cyangwa se ubutumwa neza bw'ukuntu Caesar yakundaga aba plebeians ndetse n'uburyo yagambaniwemo. Ibyo byose agahita abivuga. None ibyo byose rero bihita bihereza iyo will imbaraga, bagahita bagira iki, to truly move the plebeians to rise up in muting, mu gutuma aba plebeians bahaguruka bakajya kugira iki, kugwanirira Caesar baba bahemukiye. First, Anthony primes the plebeians by telling them exactly what the will represents. Mbere na mbere Anthony abwira aba plebeians ibiri muri will cyangwa se ibiri mu inyandiko
yo Julius Caesar, igaragaza ibyo Julius Caesar yari kuzagira iki kugeza ku baturage b'i Roma, cyane cyane bano bo mu cyiciro cyo hasi aribo aba plebeians cyangwa se common people without a rank or title. Twagiye. Caesar's love for them and all of Rome. He then states that he must not read it, and cleverly implies how people should react if they were to hear its contents. Noneho ariko akagumya akajijisha cyangwa se akanabatera amatsiko akaba ati ntabwo ngomba kuyisoma, ariko mu buryo bw'ubwenge yari ari kuvuga buryo ki yari ari gushaka amenye buryo ki abantu ba reacting cyangwa se babyitwaramo bamaze kumva ibyo ari biri muri iyo will. It is not meet you know how much Caesar loved you. It is not meet you know how much Caesar loved you, ngo sinabasha gutuma mumenya buryo ki Caesar yabakundaga. You are not wood, ntabwo muri iki ibiti cyangwa se ingiga z'ibiti. You are not stones, ntabwo muri amabuye, but men, ahubwo muri abantu. And being men, hearing the will of Caesar, it will inflame you, it will make you mad. Kandi ngo nimwumva ko muri abantu, mwumvishe yuko ari na Caesar wabibabwiye, biratuma musara. Essentially, Antony tells the plebeians that Caesar loved them and suggests that the will is proof of this love. Noneho finally rero Antony abwira aba plebeians yuko Caesar yabakundaga, noneho akavuga yuko iyo will ari ikimenyetso cy'urwo rukundo rwa Caesar. Yes, gusa mbere yuko tujya ku kibazo cya 12 mu nyemerere nsubire inyuma ho gatoya turebe ku cya 9 nari nkitarutse, aricyo kivuga uti what happens to Aurelius and Flavius. Ese ni ibiki biba kuri Aurelius ndetse na Flavius? Twagiye. Casca explains to Brutus and Cassius that Aurelius and Flavius, for pulling scarves off Caesar's images, are put to silence. Ngo Casca asobanurira Brutus ndetse na Cassius yuko Aurelius na Flavius kuba bakuye inuza ibintu wakita nka furari byari byashizwe ku shusho ya Caesar, byatumye babajyana bakabacecekesha. They are put to silence. Interpretations of this line, ubusobanuro bw'iri jambo cyangwa se bw'iyi sentence ivuga ngo kubacecekesha cyangwa se kubashira ahantu, to be put into silence, vary, bugiye butandukanye. Ubwa mbere, there is the obvious euphemistic interpretation that silence means death. Hari ubusobanuro bwa euphemism buvuga yuko silence bisobanuye iki? Urupfu. Suggesting Caesar has 2 tribunes killed for speaking out against him in public. Bisobanuye yuko Caesar ashobora kuba yariyishe aba ba tribune babiri bitewe nuko bari kugira iki? Kumugwanya ku karubanda. Yes, akaba ariho yabice. Yet other theories suggest that the pair may have been stripped of rank and possibly tortured, having their tongues cut out, or that they were simply threatened. Ariko hariho ayandi mateo cyangwa se ibindi bitekerezo bigerageza gusobanura ucyo cy'ibyaba byaragenze, bivuga yuko aba bantu ko ari babiri bashobora kuba barabambuye amaranki cyangwa se yes noneho bakaba baranabatocarenze cyangwa se bakoreye iyicarubozo, ndetse bakaba babaca indimi cyangwa se bakaba barabateje ubwoba gutyo byonyine. Stripped of rank and forced to stop public representing Caesar, cyangwa se bakakwa amarank cyangwa se imyanya y'ubushobozi, amanuza, amapeti, noneho bakanabahatiriza kurekeraho kurwanya Caesar ku karubanda. Icyo cyari ikibazo cya 9. Reka twikomereze n'icya 12. Bigiye kurangira, ibisigaye ni dutoya cyane, nta nubwo bigeze kuri paji. Gusa ndakeka yuko niturangiza ibibazo uko ari 15, hasigaye ibibazo bingahe? 4 byonyine, uraba uri able kuba wasubiza iyi play uyifiteho n'amakuru menshi.
twagiye. What happens to Portia? Ese Portia ni igiki kimubaho? Twagiye tureba ibyo ari byo. Unable to handle Brutus's absence and all that is happening in Rome, Portia commits suicide. Bitewe n'uko Portia aba atabasha kwihanganira kuba Brutus adahari ndetse n'ibintu byose n'ibindi byose biba biri kuba i Roma, Portia aza kwiyahura. During their dispute in Act 4, Scene 3, Brutus informs Cassius that Portia is dead. Yes, mu gihe Brutus na Cassius baba bari gutongana mu gakino ka kane kuri sene ya gatatu, Brutus aza kubwira Cassius yuko Portia yagize iki yapfuye. He explains her despair over the recent events, including Brutus. Then explains that when Portia's servants were not around, she killed herself by swallowing hot coals. Noneho rero Brutus abwira Cassius yuko umugore we wapfuye ari we Portia, akagumya akanamusobanura ati igihe umukozi wa Portia yatarahari cyangwa se yari yagiye, yaje kwiyica yifashishije za nyiramugengeri zishyushye. Bino ni ibicanwa. Iyo tuvuze coal tuba tuvuze a black or brownish black rock formed from prehistoric plant remains composed largely of carbon and burned as a fuel. Ni igicanwa. Kumva Portia nawe yari afite umutima ukomeye. Twagiye n'ikibazo cya 13. Bihasigaye utubazo dutatu twonyine. How are Octavius and Caesar related? Ese ni irihe sano riri hagati ya Octavius na Caesar, Julius Caesar? Ese waba urizi? Reka twikomereze. Julius Caesar is Octavius's great uncle. Octavius's grandfather married one of Caesar's sister. Julius Caesar ni uncle wande wa Octavius. Bakatubwira ati sogokuru wa Octavius yari yarashingirwanye na bamwe muri bashiki bande ba Julius Caesar. However, at some point Caesar adopts Octavius as his son. Ngariko haraho naho Caesar aza kwadoptinga cyangwa se gufata Octavius nk'umuhungu we, akamwakira akamwadopta. Caesar's will states that Octavius is the heir to the empire. Yes, ya dokima rero ariyo will ya Caesar. Yes, cyangwa se dokima ibigaragaza abo umurage, iza kugaragaza yuko Octavius ari we heya cyangwa se ugomba kuragwa ubwami bwa Caesar. Yego. Twagiye n'ikibazo cya 14. Why does Brutus refuse to swear an oath? Ese kubera iki Brutus yanga kurahira cyangwa se kugira indahiro? Brutus, icyo ni igisubizo. Brutus refuses to swear an oath because he believes that his doing so will belittle the great enterprise that he and the other conspirators have taken upon themselves. Brutus yanga kurahira indahiro bitewe n'uko aba yizera yuko narahira n'ubundi ntacyo biratanga kuri we ndetse n'abandi bagambanyi. Yes, ku byo bagize iki bishizemo. He feels that the righteousness of their intentions is enough to keep them all honest, and that if they were to swear an oath, it would suggest that their resolve is weak and would dishonor their purpose. Kavuga ati ngo yumva yuko ukuri kw'imigambi yabo ihagije yo kugira iki, yo kwica Caesar, ihagije kuba yatuma bose baba abanyangamugayo. Ngo kandi ko yaba ari abo kurahira byari biragaragaza yuko badafitemo gufata icyemezo
cyangwa se gufata icyemezo kwabo kuri weak cyangwa se gucitse intege, ndetse bikaba byanatesha agaciro umugambi wabo, bo baba bizera yuko bo bari gushaka kurinda iki Roma from tyranny cyangwa se kuba itaba ubwami bw'inuza bw'igitugu tyranny, buyobowe na tyranny. Iki ni ikibazo cya 14. Tugiye kurebera hamwe rero ikibazo cya 15 ari nacyo kibazo cya nyuma muri bino bibazo n'ibisubizo bya Play Julius Caesar by Shakespeare, William Shakespeare. Tudatinze rero twagiye n'ikibazo cya nyuma aricyo cya 15. Kirabaza kiti why does Brutus kill himself? Ese kuki Brutus yiyica? Cassius twabonye impamvu yiyica. Ese kuki Brutus we yiyica? Twagiye turebe tumenye ibyo ari byo. Igisubizo ni iki? Ubwo wowe icyo urakora ni ukukigereranya n'ibyo waruzi. In ancient Rome, it was considered more honorable for a Roman leader to commit suicide rather than face the humiliation of capture. Ngo ubundi muri Roma ya kera byari bizwi yuko ari ibintu by'icyubahiro kuba umuyobozi w'umuromani cyangwa se wo w'i Roma yakiyahura aho kugira ngo afatwe agende bamukorereho ibikorwa bimusebya byo kuba yafashwe nyine. If Brutus were taken prisoner, he would have likely been chained and paraded down the streets of Rome as a trophy. Iyo Brutus aza gufatwa nk'imfungwa y'intambara cyangwa se imbohe y'intambara, bari kuza mukiniraho bakamucaininga cyangwa se bakamushyiraho amasheni, iminyururu, bakamujyana hanze ku karubanda bari kumukoreraho imyiyereko iyo mu mihanda. Yes, y'i Roma nk'iki nk'igihembo cyangwa se trophy cyangwa se nk'igikombe batsindiye cy'intambara. And he would ultimately have been executed for his crimes. Noneho akaza kwicwa bamuziza ibyaha bye aba yakoze. So Brutus likely chose suicide to avoid such suffering and shame. So Brutus rero ahitamo kwiyahura kugira ngo agwanye icyo kimwaro ndetse n'uko kubabazwa yahura nako. Also, since Julius Caesar is based on historical events, Shakespeare simply presents the historical fact in his play. Kandi nanone bitewe n'uko iyi Julius Caesar ino play ishingiye ku mateka yabayeho, ku bikorwa by'amateka byabayeho by'i Roma bya nyabyo byabayeho, rero Shakespeare yari ari kugira ngo ako kantu k'ukuri k'amateka kagira iki kagaragare muri play yiwe ariyo Julius Caesar by William Shakespeare. So ese wowe uri able kuba wasubiza bino bibazo nk'uko wabyumvishe anytime mu gihe uhuye nabyo? Uyu ni Ishimwe Cedric muri kubana muri aya masomo. So tugeze ku iherezo, tugeze kuri end ya questions and answers ya Julius Caesar. Mbibutsa yuko twashizeho na questions and answers ya Animal Farm. Icyo ugomba gukora wowe ni ugusacinga Teacher Cedric, uzagenda ubona amasomo agiye atandukanye, uhitamo ayakureba ushingiye kuri section wiga. Noneho ubwo ngubwo naho butaha tuzabirebera hamwe novel A Man of the People essay questions, urebere hamwe ibibazo n'ibisubizo bya novel ya A Man of the People. Tuzakora Enemy of the People, niyo tuzakurikizaho. Tugende turebera n'izindi, tureba tuvuga urugero, turebe Mine Boy essay questions, turebe na The Pearl, byose tuzagenda tubinyuramo. I'm here for you. This was Ishimwe Cedric, the teacher
of different, numerous various subjects. So please make subscribe, share this video, click on the like, click on the ring, so that anytime you upload new video you can be somehow notified. So this is the end of lesson of today. I was Shime Cedric, or Teacher Cedric. Thank you for being with us. Thank you for your support. Thank you for stopping by. I hope that you will do it in a national examination. Mbifurije intsinzi mu kizamini cya leta. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you.